Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubasangiza ku bizamini bitatu by'ibanze abitegura kurushinga bagakwiye gukora mbere yo kubana. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Niba witegura gukora ubukwe cyangwa se warabukoze, benshi bazi uburyo babanza kugana kwa muganga kwipimisha sida cyangwa se n'izindi ndwara kugira ngo bamenye uko bahagaze n'uburyo bazitwara mu muryango mushya. Mbere yo kubana, benshi baca mu mashuri yigisha iyobokamana, ayigisha iby'icungamutungo, ariko hari n'ibindi by'ingenzi cyane mwagakwiye kwitaho mbere yo kubana. Kumenya uko ubuzima bw'umubiri n'imitekerereze buhagaze. Kubimenya ntibivuze gushaka ikosa kuwukunda cyangwa se guhita umwanga mu gihe ubonye ikibazo, ahubwo bibafasha kwitegura neza no kwirinda ibibazo byashoboraga kuzavuka nyuma. Ibizamini bitatu rero by'ibanze mugomba gukoresha mbere yo gukora ubukwe. Icya mbere, hari ibibazo bishobora gukwirakwizwa bitewe n'akoko genetics. Ahangaha rero hari ibintu by'ingenzi ugomba kumenya kuri wowe cyangwa se ku mufasha wawe. Niba mwaba mugendana uturemangingo fatizo genes dushobora kuzateza ibibazo ku bana muzibaruka. Hari indwara zimwe na zimwe ziterwa n'akoko, izo twavugamo nka thalassemia. Iyi ni indwara ikwirakwizwa mu miryango akoko se cyangwa se genetics, aho umwana badashobora gukora uturemangingo dutukura tw'amaraso, bigasaba ko ahora aterwa amaraso buri gihe. Indwara ya kabiri ishobora kuba diabete, kimwe n'izindi ndwara ziba mu mitekerereze. Icyo mukwiye gukora, hari ibizamini bikorwa kwa muganga hakoreshejwe amaraso, hari ndetse n'ibitaro bizobereye mu bizamini by'akoko genetics problems bibikora. Ushobora kubagana ukabasobanuza birambuye. Ikintu cya kabiri mugomba gukora, hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aha niho usanga abantu benshi bibanda cyane ku ndwara ya sida. Nubwo sida ari indwara koko ihangayikishije abantu benshi, ariko hari n'izindi ndwara z'ibanze mwagakwiye kumenya neza uko muhagaze mbere yo kubana. Aho twavugamo nka hepatite C, indwara y'imitezi, herpes n'izindi. Izi ndwara ni ngombwa cyane kuzipimisha mbere, kuko akenshi kuzandura biba ubuzima bwawe bwose, tutibagiwe ibyago byo kwanduza abana muzibaruka. Icyo mwagakwiye gukora, ibizamini byo bikorerwa ahantu henshi, nabyo ndetse bigakorwa hafatwa amaraso bakayasuzuma. Ibyo umukunzi wawe yaba kwizeza byose katarabikora na rimwe cyangwa se katarwaye imwe muri izi ndwara, ni ngombwa cyane kwipimisha mbere yo kubana kugira ngo bizabafashe mu buzima buri imbere. Ikintu cy'ingenzi nanone cya gatatu, kumenya itsinda ry'amaraso yawe. Hari byinshi bivuga ku byerekeye amatsinda cyangwa ubwoko bw'amaraso blood group, biba atari byo. Nko kuvuga ngo ufite O ntiyabyarana n'ufite A, ibi ntago ari byo rwose. Babana ndetse kandi bakabyara. Gusa hari ibindi ku byerekeye itsinda ry'amaraso twavuzeho, ibyo twita resisi. Resisi ni akamenyetso gakurikira itsinda ryawe, urugero O+, AB mwe, B+ n'ibindi. Niba ufite O ikurikiwe n'akamenyetso gatukura, ni ukuvuga ko ufite O na resisi positifu. Niba ufite AB mwe, ni ukuvuga ko ufite group AB na resisi negatifu. Mu gihe mwitegura kubana, ni ngombwa ko mwese muhuza resisi. Gusa mu gihe mudashoboye kuyihuza, kubimenya mbere ni ingenzi cyane, kuko bibafasha mu gihe umugore atwite. Iyo umubyeyi adahuje resisi n'umwana bitera ibibazo bikomeye ku buzima, harimo no kuba yabyara umwana upfuye cyangwa se agapfira mu nda. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya ubwoko bw'amaraso bwawe n'ubw'umukunzi wawe mu gihe mukitegura kurushinga. Icyo mwagakwiye gukora, gupima ubwoko bw'amaraso ni ikizamini cyoroshye kandi gikorerwa henshi. Bisaba gufata amaraso kandi hagakoreshwa amaraso make cyane. Ushobora kugana ivuriro rikwegereye. Ibyo rero ni bimwe mu bizamini by'ingenzi mugomba gukora wowe n'uwo mwitegura kurushinga, kugira ngo mumenye uko muhagaze. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.